yacu n'umugenga w'ibihe imenya byose n'ibitarabaho kandi igenera umuntu wese ibimukwiye mu gihe nyacyo kandi igenera umuntu wese ibimukwiye mu gihe nyacyo kandi igenera umuntu wese ibimukwiye mu gihe nyacyo. Iyi ndirimbo isigaye ingera ahantu nayumvishije mu giterane hari i Burundi Bujumbura. Uriya mugabo arayiririmba kweri nibagiwe izina rye, ariko uko yaririmbye niko bimeze. Imana yacu ni Imana n'umugenga w'ibihe kandi igenera umuntu wese ibimukwiye mu gihe nyacyo. Nshuti bavandimwe, ngiye kuvuga ineza y'Imana mu buzima bwanje, nawe wibwire ineza y'Imana mu buzima bwawe. Nje kukubwira umunsi nta kindi kintu nganiraho, nje gushima Imana yanjye, nawe ushima Imana yawe. Ndabizi ko buri muntu wese yizera Imana mu buzima bwe, ariko umuntu by'umwihariko waciye mu bibazo bitandukanye akamenya Imana, agatahura ineza y'Imana mu buzima bwe, akibuka ibihe Imana yamucishijemo yaciyemo. Rimwe na rimwe tuza duca mu bintu ukibaza se Imana iri. Ibyo bibazo nje nigeze kubitekerezaho nkavuga se Imana, uku wari ubizi, nibi wari ubizi Imana we, kubera iki wabiretse biba? Kubera iki? Hari ibibazo ucamo ukavuga rya jambo Yesu yavuze ku musaraba, akavuga ati Mana iki gikombe kindengane. Ukavuga ati ibi bibazo Mana binsige gusa ngihumeka umwuka w'abazima. Bavandimwe, hari ibibazo ucamo ukibaza se Imana irahari? Imana kirabibona, kubera ko Imana niyo yonyine mugenga w'ibihe. Hari ibibazo ucamo by'ibibazo bitandukanye, gupfusha, ibigeragezo, kubura abana mu rugo, ukagira ibibazo mu rugo, amakimbirane mu rugo, n'ibindi, kugwaza abana, ukagwaza umugabo cyangwa se ukagwaza umugore, cyangwa se ukagwaza umubyeyi wawe, cyangwa se ukagwaza umuvandimwe, ukiheba, ukongera ukiheba. Ntabwo ushobora kureka kwiheba, kubera ko turi abantu, turiheba. Ariko ibibazo iyo bikugezeho, nicyo gihe cya mbere cyo kwegera Imana, ugasenga nawe utasenze. Ndabizi abantu benshi niko tumeze, uzuhura n'ibibazo ukamusenga, ugatangira gusenga sasa, ugasenga. Ariko gusenga it's life, gusenga ni ubuzima. Kuko umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo dushime Uwiteka ibihe byose. No gusenga ni ibihe byose. Wapfusha ntiwareka gusenga, ibihe byose ni ugusenga. Gusenga ni ukuganira n'Imana, gusenga ni ukwegerana n'Imana, gusenga it's just life. Ariko nimba ari ikintu kigoye muri iki gihe ni ugusenga. Ariko mu buzima bwawe, mu mwanya wawe muto ufite,
nagusaba kujya usenga, usenge wongere ubone ubwiza bw'Imana, wongere umenye agaciro kawe, wongere umenye wongere umenye mbese amasengesho ni umuhuza w'umuntu n'Imana, kuko udasenga sinzi aho wahurira n'ubuntu bw'Imana, sinzi aho wahurira n'amahoro, sinzi aho wahurira, sinzi kubera ko iyo usenze ufite ikintu kikuremereye ku mutima uraruhuka, uzumva ko uruhutse. Ndatinze rero bavandimwe, ntabwo ndi kwigisha, ntabwo ndi pasiteri, ntabwo ndi ariko mu myaka mfite yanje natahuye ubuntu bw'Imana n'ineza y'Imana mu buzima bwanje. Rero nje kukubwira wowe uri mu bibazo, waba ugwaje, waba ugwaye, waba wapfushije, waba uri mu bibazo bitandukanye, waba wabuze icyo wishyura inzu, waba ushonje uri kubura icyo ugaburira abana, uri kwibaza ngo ese ejo bizagenda gute. Kuri uyu munsi hari abantu bari mu bukene buteye ubwoba. Hari umubyeyi uri kureba abana be akavuga ati se Mana yanjye, uru rubyaro ejo nzaruha iki? Hari abana bari kubura icyo bambara, hari abantu bafite ibibazo bitandukanye, ubukene, inzara n'ibindi bitandukanye, kugwara, gupfusha. Kuri iyi si ni ibibazo gusa, kandi buri muntu wese yabiciyemo. Nimba utaragwaje waciye mu bukene, nimba utarakenye warafushije, nimba utarafushije wabuze abana, ni ibintu bitandukanye. Ariko ndakubwira mu bibazo urimo byose, Imana ni umugenga w'ibihe. Hari igihe nkibaza nkavuga ati Mana, hari ibibazo umuntu acamo akibaza se Mana, uzi ko ari igihe ugera mu bibazo n'abavandimwe ntibagutahure. Waza ubwira umuvandimwe ukumva ni nko kumena amazi kwibuye agataruka, ukumva ikibazo cyawe ntikiri kumvikana, ukaba ufite ikibazo wowe wenyine mu mutima wavuga ntihagire umuntu gutahura. Umuvandimwe ntagutahure, umubyeyi wawe ntagutahure, inshuti zawe ntizigutahure, umugabo wawe ntagutahure, umugore wawe ntagutahure, mbese umuntu uwo ari we wese. Ariko umuntu wenyine uzi udutahura mu gihe turi muri ibyo bibazo ni Imana. Icyo nakubwira mu bibazo byose urimo, ntitaye muri detaye y'ibibazo byose waba urimo, wowe uri kundeba none ahangaha, nawe uzandeba ukareba iki kiganiro, ngiye kukubwira ko Imana yacu ni Imana ihindura ibihe ikabihindura completely. Ni Imana ihindura, oh dear Lord, ni Imana ihindura ibihe by'amarira ikabigira umunezero. Ni Imana ihindura ubukene bukibagirana mu buzima bwawe. Hari ibihuzo ugeramo ukavuga ati Mana none nzabicamo gute, ariko ukabitambuka. Ariko icyo nkubwira, Imana yacu ni data wa twese, kandi ni Imana ihindura ibihe. Hari umupasiteri wavuze ngo Yesu ni umuvunjayi, kandi koko ni umuvunjayi ukomeye uruta abavunjayi bose bo ku isi b'amafaranga atandukanye y'ibihugu bitandukanye, amadolari, amayero, amafaranga yose akomeye munsi, ayo yose ni ubusa. Yesu ni umuvunjayi w'ibihe. Ayowe Mana, Yesu ni umuvunjayi w'ibihe, kubera ko njye naramwiboneye, nawe waramubonye, nubwo utamutahuye ariko waramubonye. Yesu azavunjisha Gucya, akavunjisha akongera akavunjisha. Sasa yaje gutangira kuvunjisha akongera akavunjisha
akavunjisha. Tumenyereye ko hari abavunjayi benshi b'amafaranga, b'amadolari, b'amayero, biki, ariko Yesu ni umuvunjayi. Yesu ni umuvunjayi w'ibihe, azavunjisha ibibazo, azavunjisha ibihe by'amarira akabivunjishamo ibihe by'umunezero, akavunjisha ibihe by'ubugumba akabivunjishamo abana. Sabiye ababyeyi badafite abana kubona abana, kuko Imana izihindura ibihe ikanavunjisha n'ibihe. Igihe cy'amarira ikagihindura umunezero. Mana nyiribihe we, Mana nyiribihe warabimpinduriye, nawe yarabiguhinduriye, nawe yabiguhindurira none ahangaha. Bisaba kwizera gusa, ukizera Uwiteka, kuko na wa mugabo Yesu ari gutambuka w'impumyi, kwizera konyine gusa niko kwatumye ahumuka amaso. Ariko iyo turi mu bibazo biza bitunanira kwizera gusa, uvuga ati Mana nibi bizarangira. Nizeye ijambo ryawe, wizere ijambo Imana yavuze mu buzima bwawe rizasohoza. Ngiye gusenga, dusengane, ushima Imana. Mbere ndashima Imana ko ndi muzima, nkaba ndi muzima, nkaba ndi mu banjye no mu byanje, nkaba nkiri mu bana banjye, nkaba nkiri mu muryango wanje. Ni ikintu gikomeye mu buzima bwanje. Ndashima Imana, nawe ushima Imana. Nuzoza ujya gucika intege, ujya wibuka ko uyu mwuka ugihumeka, ko nta gishoro na kimwe wigeze utanga kugira ngo ubuhumeka, kubera ko hari abantu benshi bapfuye mu ngana, imva zabo zamezeho ibyatsi. Icyo kintu ntugitahura mu buzima. Inshuti yanje, uzongera wegera Imana, wongera ushime. Ndashima Imana ko ndi muzima. Ndashima Imana imyaka maze ku isi, naciye mu bintu bitandukanye. Buri muntu wese azaca mu bibazo bitandukanye, ariko icyo namaze kwigamo muri ibyo byose, cya mbere ni ukwegera Imana ugasenga. Niwizere umwana w'umuntu ngo ugende umarireyo, kuko niwizere umwana w'umuntu azaguhemukira, azagukoshona, ntabwo azagukorera nk'ibyo ushaka. Ariko niwizere Imana niyo ya mbere mu buzima bwacu. Imana niyo iturinda aksida zisha abandi, ziriya zose abakoze, wowe urasigara. Irangwara wagwaye muvandimwe, yisha abandi, wowe urasigara, uragwara urakira. Zirangwara zisha abana, ariko abawe barasigaye, barahari. Ubwo ni ubuntu bw'Imana gusa twagiriwe. Ubu ni ubuntu gusa bwonyine twagiriwe, dukwiriye kubukoresha neza tugihari. Uyu munsi numvishije nshaka kuvuga ku magambo meza y'urukundo Imana yashyize ku mutima. Reka kwiheba, wowe wihebye, reka kwiheba, ugarukira Imana yawe, wizere Imana bundi bushya mu buzima bwawe. Ndagusabira kandi ndagusengera none ahangaha, nimba ugwaye, nimba wihebye, ni wowe uzi ibibazo uri gucamo, ariko komera nshuti yanjye, komera. Dufite Imana. Imana yacu ni Imana nyiribihe, ni Imana irera imfubyi. Ndi umuhamya wayo. Ni Imana irera imfubyi, ni Imana ihindura ibihe, ni Imana ihindura ibihe, ni Imana ihindura ibihe, ikabihindura. Ibihe bibi, ibihe by'ubukene, ibihe by'amarira. Buri muntu wese afite peji acamo mu buzima bwe. Buri mwaka dufite peji ducamo, buri munsi hari peji ugeraho ikagukomerera, ikakubera amabuye. Abantu wari wizeye bakaguhemukira.
inshuti yawe ikaguhemukira, ababyeyi bawe bakaguhemukira, abavandimwe bawe bakaguhemukira, ariko Imana ntabwo igihemuka. Kandi Imana ntizi tuvaho buriya, nitwe tuyivaho kubera kwiheba. Ariko reka kwiheba, dufite Imana ishoboye byose. Reka kwiheba muvandimwe, reka kwiheba. Ngiye gusenga, dusengane. Ni Imana yumva gusenga kwacu. Nta sengesho na rimwe rigendera ubusa, na rimwe, kubera ko dusenga Imana yumva. Muvandimwe, kuri iyi si hari abantu bari mu bibazo, bari guhumeka uyu mwuka, bagahumekera, bagafashwa na bombore, bari muri bombore kugira ngo bahumeke, mu mipira kugira ngo bahumeke. Wewe urahumeka, wowe nanjye. Niki twatanze? Nta na kimwe, nta kiguzi twabona twatanga. Ubwo n'ubuntu wagiriwe, koreshe neza nshuti yanjye icyo Uwiteka gushakaho, ugukiranuka ukamwubaha. Hari abandi benshi beza kukuruta, bari mu bitaro, abandi bari mu bazabo. Yesu we, ngo n'ubuntu wagiriwe, koreshe neza nshuti yanjye icyo Uwiteka dushakaho, n'ugukiranuka ukamwubaha. Mana we, Mana narakubonye, Mana wabanye nanje, Mana warandinze, Mana wampinduriye ibihe. Mana ndagushimiye mu buzima bwanje bwose, wangiriye neza Mana. Ushime Imana mu buzima bwawe muvandimwe. Imana nawe yakugiriye neza kubugira umeka. N'ubuntu bwayo. Reka nsenge, reka gucika intege mu bibazo byose uri gucamo. Ni Imana ishoboye. Imana yacu ni Imana ishoboye, ni Imana ihindura ibihe, ni Imana ihoza amarira. Igihe cy'amarira urimo, Imana irabishoboye, iragihindura ikakigira ibyishimo mu buzima bwawe. Wizere ibibazo byose ufite, wowe uzamura ikibazo ufite, ukereka Imana kugirire neza. Imana ihindura ibihe bibi, Imana ihindura ibihe. Hari igihe umuntu azacamo igihe kiragusuzuguza, igihe kigushira hasi, umuntu akakuvuga, isi yose ikakuvuga, abavandimwe bose bakakuvuga, imiryango ikakuvuga. Ariko abantu bakakuvuga, ukazugira ngo none mbese ukazugira ngo ni ikindi kintu cyabaye mu gihugu, kubera gusa ibihe urimo. Ntushobora kurwana n'ibihe, ibihe urimo bitambukemo neza, wige guceceka, gusenga Imana yawe kandi uceceke, kubera ko ibihe biza bigusaba kwisigura, ukazugira ngo none ni ikosa runaka wakoze. Ariko hari ibihe gusa, ibihe bibi tuzabicamo bavandimwe, ariko n'ibihe byiza birahari. Reka nsenge, dusengane mwene data, tuzamura isengesho kandi twizere ko Uwiteka yishura amasengesho. Gusenga kwanje kukugereho, manura amahoro yanjye. Gusenga kwanje kukugereho, manura
Uwiteka Mana nje imbere yawe kiye bugufi umugaragu wawe umbabarira Uwiteka ndi umwana w'umuntu ncumura uko bukeye nuko bwije. Mana we ndavuga ngacumura natekereza ngacumura ariko Uwiteka muri amasaha uyu munsi uku kwezi itariki kiye bugufi imbere yawe Mana nyagasani ngo umbabarire Mana mbere yuko ngira icyo mvuga. Uri umunyembabazi uzumenye icyo tugiye kuvuga tutarabumbura kanwa. Ndagushimiye muri uyu mwanya mbashije kwicara ahangaha nkavugana na bene data. Umuntu wese uzabona kino kiganiro ndamusabiye amahoro mu mutima, niyo ya mbere. Musabiye ubuntu bwawe umugirire neza. Uwiteka Mana utugirire neza twebwe twese ubane natwe. Mana nyagasani ndagushimiye ku buntu bwawe utugirira bwa buri munsi Mana. Ndagushimiye ku burinzi bwawe, ndagushimiye ku mahoro, ndagushimiye Mana ko tugihumeka umwuka w'abazima. Hari benshi batabasha kuvuga muri aya masaha, hari benshi batabona n'aka kanya ko kugushima, hari benshi bagwaye, hari benshi bari mu bibazo bitandukanye. Aho baherereye bose Mana ubagenderere ubagirire neza, ubibuke Mana ibihe Mana bari gucamo bigoye. Uwiteka Mana ubakomerezemo Mana kandi ubagirire neza. Uwiteka Mana ngiye kugushima, nagushimira bugaca bukira. Mana uri se w'imfubyi, uri se w'imfubyi Mana, uri se w'imfubyi. Narakubonye mu buzima bwanje, wabanye nanjye wangiriye neza Mana. Narakubonye mu buzima bwanje, wabanye nanjye Mana. Ihindura ibihe we warabimpinduriye Mana. Nyiri ibihe warabimpinduriye, amarira yanjye wayahinduye impundu Mana. Nyiri ibihe warabimpinduriye, amarira yanjye wayahinduye impundu. Mana we, Mana we, Mana we, Mana we, Mana we, Mana we, wangiriye neza Mana we. Ndagushimiye ko wabanye nanjye mu buzima bwanjye bwose. Ndagushimiye Mana ko wangwaniriye mu bibazo byose naciyemo. Ndagushimiye Mana ko wandinze. Ndagushimiye Mana ko wangize ubundi we kuri uyu munsi. Ndagushimira, uhabwa icyubahiro Data wo mu ijuru. Ndagushimiye ko ndi umubyeyi, ndagushimiye ko ndi nyina w'abana. Ndagushimiye Mana ko wandindiye mu rugo. Hari ibihe biza bigera Mana ukabona ibintu ntibishoboka, abantu bakavuga ati ntibishoboka, ariko icyo wavuze Mana, isezerano ryawe Mana, ijambo wavuze ku mwana w'umuntu uraririnda urarisohoza. Ndagushimiye Mana, wabanye nanjye waranubakiye, ungirira neza, umpa urugo rwiza, umpa umugabo mwiza, umpa abana Mana, ungirira neza, umpeza abana we Mana we. Ntabwo nza mbifata nk'ibintu bisanzwe, oya ye, wangize umubyeyi, wangize umubyeyi. Hari ababyeyi babuze abana Mana. N'ubuntu bwawe byose n'umugambi wawe Mana we. Ndagushimiye ko wangize umubyeyi, ugenderera ababyeyi, ugendera abadamu badafite abana Mana, bamaze mu ngo imyaka 5-10. Ubagenderere Mana, Mana, Mana we. Na Sara yabyaye mu myaka 100, ubagirire neza Mana we. Ugendera abantu bafite ibibazo mu ngo zabo, amakimbirane, amadivorce yabaye ibitangaza Mana we. Mana we uturinde Mana, duhe kwihanganirana mu ngo zacu. Nta muntu n'umwe wakubaka kubera umwana w'umuntu. Abantu ni abantu, ariko icyo wivugiye Mana uraturinda ugakomeza kutwubakira. Ni kuri Mana hari ingo zasenyutse,
nukuri ndagushimira imyaka 9 yuzuye ndi mu rugo Mana we wabanye nanje mu bibazo bitandukanye uraturinda mu rugo rwanjye undindira abantu ndindira umugabo uhabwa icyubahiro waraturinze Mana mu rugo rwanjye muri rusange ushimye ku ngo zigikomeye Mana yaje we mu bibazo ni byinshi muri iki gihe Mana amadivorce yabaye menshi ariko Uwiteka mu izina rya Yesu ipepo rya divorce bihagarare abantu bihanganirane abantu basabana imbabazi abantu ibibazo byateye mu ngo mu izina rya Yesu iryo pepo Satani atsindwe atuvire mu ngo mu izina rya Yesu ukomeza kutwubakira Uwiteka we kuko ijambo ryawe ribivuga ngo tuzatandukanywa n'urupfu nukuri ngo zose ndazisabiye uri kunumva none ahangaha ntuzanumva ubagenderere Mana utwubakire twese Mana igira neza we ukomeze kuturinda turindira abana turindire mu bikorwa dukora byose ugenderera abagwayi bari mu bitanda bakize ugenderera abapfakazi ubarinde ugenderera imfubyi Mana we uri se w'imfubyi uri umugabo w'abapfakazi Mana ndagushimiye kugira neza n'ukwawe ukomeza kubana natwe mu bibazo byose bitandukanye turimo n'ibyo ducamo ukomeze Mana uturinde Mana uturinda buri munsi imitego ya Satani uturinde Mana utugwanirire intambara zigaragara n'izitagaragara mu izina rya Yesu Kristo na kemera aya mapepo Mana atsindwe mu izina rya Yesu yateye ingo atsindwe umugabo n'umugore Mana baza bumvikana bahuze buri kamwe bahuze umutima amahoro aganze mu ngo zose mu izina rya Yesu ndasabye amahoro ava mu ijuru aza aganze mu ngo zose mu izina rya Yesu Uwiteka Mana ndagushimiye Mana narakubonye Mana wabanye nanjye Mana wangiriye neza Mana we hari ibihe umuntu ajya acamo akibaza akavuga ati Mana ibintu none ibiki ndagushimiye Mana mu buzima bwanjye ndagushimiye Mana narakubonye Mana we warahabaye Mana warahabaye nukuri Mana warahabaye wangiriye neza ubana nanje urandinda Mana we hari ababyeyi bapfuye batwite ariko wangiriye neza Mana urugendo rwo gutwita ni rurerure umuntu azaca mu bibazo byinshi wangiriye neza Mana we ukangirira neza Mana nkageza amezi 9 hari ababyeyi bapfa bari kubyara hari ababyeyi babaga bagapfa Mana aho hose haba hari impfu nyinshi Mana we nukuri ntacyo natanze nta nicyo mbarusha n'ubuntu bwawe gusa Mana we n'ubuntu bwawe gusa Mana we n'ubuntu bwawe gusa Mana we n'ubuntu bwawe Mana we n'ubuntu bwawe Mana we n'ubuntu bwawe Mana we n'ubuntu bwawe gusa ndagushimiye Mana mu ijuru we ayowe ndagushimiye Mana wabanye nanjye wangiriye neza n'ukuri tuzakunambaho Mana wangiriye neza wandinze imitego ya Satani warandinze Mana undindira n'urubyaro rwanjye ndagushimiye Mana we ndagushimiye mu bihe bitandukanye wabanye nanjye Mana we nacitse intege nk'umuntu ariko warahabaye ndagushimiye Mana ihindura ibihe we warabimpinduriye Mana ndagushimiye ko wandinze undindira umuryango nashatswemo Mana ndagushimiye undindira umuryango mvukamo wabanye natwe ndagushimiye Mana ko nkibafite bose kandi nanjye bakimfite uhabwe icyubahiro Mana we Yesu asante nakushukuru Baba kwa sababu ya mengi nakushukuru Baba kuna maisha mtu anapitia unajiuliza buracha ariko bugacha ndagushimiye Mana uhabwe icyubahiro izina ryawe rihabwe icyubahiro Mana ku muntu tugirira ndagushimiye Mana we
ndagushimiye ku buntu bwawe, ku rukundo rwawe watugiriye rwatumye utanga umwana wawe w'ikinege. Aradupfira twari abanyabyaha. Yesu turacungurwa ku bwawe. Ndagushimiye ku maraso yawe, amaraso y'ibyaha byacu buri munsi. Oh Yesu we, 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 Yesu we. Ndagushimiye wabwa icyubahiro Uwiteka we. Ndagushimiye kujya udukunda ukadukunda. Hari ibihe umuntu ajya aca mu Mana abantu bakamwanga bakamwirengagiza, ariko wegera umuntu ukamukunda akavuga ati mwana wanjye baho 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 baho. Ndagushimiye Mana ko nanjye wambwiye ngo mbeho. Oh Yesu, hatutakufa bali tutangaza kazi ya mikono yako Baba, kizazi hata kizazi. Yesu asante. Imirimo y'intoki yawe Mana tuzabibwira n'abana bacu n'abazadukomokaho bose. Imirimo yawe irahambaye Uwiteka. Ndagushimiye, ugenderera ingo zose, ugendera abari mu bibazo bitandukanye. Ukomeze kubana natwe Uwiteka, ukomeze kuturinda Mana. Oh Uwiteka turinde mu bibazo byose ducamo, imitego ya Satani Mana. Mu izina rya Yesu ifata ubusa, ubane natwe, dutwikirwe n'amaraso yawe Yesu Kristo. Tugendere mu buntu bwawe. Oh Yesu we utugwanirire, ushize imbere mu buzima bwanjye Mana, ngo tuyobogwe nawe aho duca, mu tuzi, mu mihanda, ahantu hose. Yesu Nyagasani, marayika murinzi abane natwe, turindire urubyaro, turindire ingo, ukomeze kutwubakira mu izina rya Yesu. Ubane natwe, tugirire neza Mana. Ndagushimiye kuri Mana yumva gusenga kwacu. Ndagushimiye Mana ya masaha, ndagushimiye kuri uyu munsi, ndagushimiye kuri ishimwe wangize ku mutima. Ndagushimiye Mana mu ijuru we, ndagushimiye navuga bugaca bukira, ariko ndagushimiye Mana ngo ukomeze kubana natwe. Uburinzi bwawe ukomeze kubana natwe mu byo dukora Mana. Ngo hacyubahiro Mana, ngo wiganze mu byacu. Gushize imbere mu rugo rwanjye, gushize imbere mu bana banjye, gushize imbere mu bikorwa byose by'iterambere byose buri muntu wese ashaka kugeraho. Uwiteka Mana tuje imbere, ubane natwe mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka ndagushimye Mana kumva gusenga kwacu. Iri joro Uwiteka urarane natwe, turinde igisari kibi, turinde indoto mbi. Uwiteka utugwanirire intambara zigaragara n'izitagaragara, katika jina la Yesu Baba uliye hai tunakomba, tunakuamini. Amen. Rero muvandimwe, rihangana narizemo, ariko si umubabaro, ni ibyishimo. Ubuntu bw'Imana buganza ubuntu bw'Imana buganza mu mitima yacu. Amahoro ya Nyagasani abane namwe. Murakoze. Ibiganiro nakagaruka hano ko dushobojwe. Murakoze cyane, mugira ibihe byiza aho muherereye.